Sometimes the person you love the most turi kumwe nande murenzi nta muntu uhari nta n'umukozi uranga wapi mugabo wanjye yagiye ku kazi ntabwo ndi butinde hano ariko impamvu nzanye hano irakomeye ibintu ngiye kukubwira ntabwo wari ubizi uteze amatwi akundi ubayeho gute hano muri uru rugo nda amaze ko nde myenda wakuye mu rugo ari icyambara uyu mugabo nta myenda yakuguriye umugabo se ntabwo ajya guha amafaranga yo guhanga uba wakugurira n'imyenda yo kwambara arahaha agaha inyanya agaha igitunguru inyanya n'igitunguru umuntu w'umugabo n'amafaranga yo kujya muri salo ayama nabanje kumutunganya bose ubayeho hano wishimye ntabwo nishimye ni uko nyine ari impamvu nyine ariko uri ukuntu wize bikugoye uri ukuntu badusohoraga mu nzu z'ubukode nazo zidashinga uri ku inzara twaraye uri ukuntu twambaraga ubusa imiho yose twacanye murayibuka cyane ibintu byose byatewe n'uyu musaza iki kigome iki kiryarya cyita inshuti kandi ari inshuti mbi y'indyarya uri wagira inshuti waza kumureba kubeshya ngo murakundana wamusaba amazi yo kunywa wareba hirya akasukamo ibitaka kandi wari ufite inyota ntamubwire rero sise nigera muri Amerika navuye hano nirya nyine nzi ko iyo soro utananiwe numvaga ari njye musirimu wa mbere ku isaha ahari nageze hariya mbona njye muturage aho biragucanga mbega ubu rero abantu binaha bagiye bavuga ngo ni abasirimu cyangwa ngo barambara cyangwa bagira ibiki mana we hari abakobwa beza hantera amatsiko mana beza barebare hamwe ugerayo ukibura hamwe uhura n'umuntu akabaye nabise n'uvuye umaze kuba nk'abahubwo kashawa ubona n'ukuntu nageze nkahita nwita nkagira ibiki n'ingorane zose sindi sika nkubaze ubundi kuki watumye mbeshya Steven watuma ugaruka mu buzima bwawe nakujije kumbaza icyo kibazo subiza ibibazo gusa wenyine sisinda kubaha ariko ntihagire ikintu kiri hagati yanjye na Steve jya ushyiraho stop wiceceke mbere nkaho nta kintu kimuzi uwo mfashe Steve yarambabaje ku buryo ikintu nshaka kumukorera no kujya nigira nkaho ndi kumusaba imbabazi nkaho ndi kugira ibiki ariko ndashaka kumuhana ku buryo ibintu yankoreye nta n'undi mukobwa azongera gutekereza ko yabikorera ndashaka kumuhana akabe simbizi hamwe azajya atekereza no guhemukira igitsina gore ubwoba bukamwica cyangwa yaba ari mu nzozi agahita akanguka kubera ko yarambabaje yaramemukiye wabuze amajoro narize hejuru ya Steve yarambabaje ariko ndakubwira ngo nzamukubira nk'inshuro nk'ijana n'ibyo yankoreye hanyuma se amaherezo akaba yahe sinatungurwa nuko ataguhahira cyangwa se ataguha n'amafaranga ni umugome ariko ndagira ngo ubwire ko ubuzima bwose uzi twanyuzemo byatewe n'uwo mugabo wawe urangishakana na so twari abatunzi abantu bose batwubaha dufite amazu meza dufite amamodoka dufite amangazini ingegera y'urusaza yita inshuti ifatanyije business n'umugabo wanjye irangije iramuhemukira
iramugambanira baramufata ibintu bye byose babiteza cyamunara umutungo wose twari dutunze baranamufunga yamugeretseho urusyo hani gari inshuti y'indyarya mbi none muri uru rugo mugire ngo genda byishimiye mfite ikintu nkora byihuse ku bwanjye n'ubu yararapfuye harya ngo kwihorera ni icyaha mwana ndababaye uzi kubana n'inzigo uzi neza ko ari inzigo nagize akarongora umwana wawe ubizi neza ko ari inzigo umva iyo ntimba afite umva ku gahinda afite mu mutima wanjye ariko ndakwizeye ntabwo uri ikigoryi oya mwana nubwo twaciye mu buzima bubi ndakwizeye oya turi kumwe rwose mu bintu byose ariko ubundi uzi impamvu uri hano amaherezo yo nayo nzi gusa icyo nzi cyo nuko nzamuhemukira hamwe azajya areba umukobwa akamutinya dufata ngo turi abanyantege nke ngo turi abantu ndashaka ko azajya areba igitsina gore aho kiva hose kikagera akagitinya akanacyoba akamenya agaciro k'umugore yarambabaje ambabariza umutima ariko ibintu nshaka kumukorera bizamwigisha isomo ku buryo azagenda atanga ubuhamya no ku bandi bahungu bameze nkabo bose bagahinduka. sinzi impamvu njye mbona uba warekera aha ngaha wari bwabona iki se? Nta kintu urabona. Ndekera wabuze ibyankoreye cyangwa bese ko nta nubwo nshobora kubi aya nitugera ngo ajye uceceka ko nta kintu uzi ariko ndakubwiza ukuri ko azagenda atanga ubundi niwe uzaba urugero rwiza rw'abahungu bahamwe. ariko si yarumvise ataramenya n'ikosa yakoze gusa ikintu nzamukorera azajya kumenya ikosa yakoze yarumvise. Nafashe igihe kinini niga uburyo nzamuhana kandi ubwo buryo ntabwo burarangira kandi nawe nimba ushaka amahoro ntuzongere kumbaza uko bigendanye na Steve kuko Steve ngenda muzi cyane kukurenza. Rero buriya gajo hari igitsina gabo hari ukuntu gifata igitsina gore n'abantu badatekereza nk'abantu b'abanyantege nke nk'abantu nyine bashobora gukoresha bakabagira nk'ibibanza bakabata kuriya cyangwa se bakabafata nk'abantu nyine badafite icyo bavuze nyine bari aho ngaho. Ariko nimba hari ikintu cya mbere igitsina gore twifitemo ushobora kumuhemukira akigira nk'aho ibyo bintu atabonye cyangwa no kwihorera ariko niyo byaba imyaka ingahe cyangwa hagashira igihe kingana gute cyangwa byakunda wishyura ibyo wamukoreye kuko ntabwo tujya twibagirwa. Nicyo kintu rero abagabo batwibeshyaho no igitsina gore ukivu kikagera ntabwo kibagirwa kandi iyo ugiye mu kintu birangira uko byagenda kose cyihoreye. Rero nanjye ndashaka uzamwumvisha ku buryo hazagera hose azamenya kubaha umugore wese cyangwa umukobwa. buriya nkubwo ibintu Rwaka yakoreye Yesu yakoreye na k'umuryango wacu kuko njye nawe ntabwo byari bitworoheye. Papa bamaze kumufunga imitungo yose twari dutunze byose n'amangazini n'amadepo ibintu byose twari dufite barabitunyaze. Rwaka byita ibye avuga ko yari aducumbikiye avuga ko papa wawe
yambutsa forode baramufata baramufunga arangije agwa muri gereza. Rwaka ni umugome bavuga ngo Hitler ngo Herode ngo ibiki ngo nabagome. Please umuntu naba narabonye n'amaso yanjye w'umugome niki gisaza mu bantu. We n'umugore we mukuru iyi mitungo yose ubona komoka ku isi ni ubuhemu bakoze. Kubw'ibyo rero ntabwo nakomeza kwishima mbona uri kumwe n'inzigo mu nzu wishimye uvuga ngo ni umugabo wawe. Mbese njye ntiyangirira nabi nyine igihe cyose uyashaka yaba agufasha iki kandi biri yakoze ntugire ngo si ukugira ngo ayobye uburari. Numve ko ari umukwe, numve ko nta hoteli yahajisha igisabo, mbese numve ko ibintu byo guhora aharazi ko ntabizi. Ndabizi ndetse narabizirikanye. Ikintu ushaka rero ari nayo mpamvu nkubwira ko ibintu ngiye kukubwira bikomeye. Ndashaka ko Rwakapfa agakurikira so akajya kuzimu kwa Nyamuzinda nawe ibi ntabyisanzuremo. Bibi byawe bigaruke mu maboko yacu. Dore uko uzabigenza. Ugomba kumwubaha cyane ukamwereka urukundo atigeze abona ku isi, ukamubera umugore mwiza, ukamutekera neza, akakwizera. Gukunda uzi icyo ari cyo, ukamukunda urukundo rumutera muzunga agata ubwenge. Yarangiza ibintu byose afite. Ese ushaka kuvuga ko ari uzamwica? Ni wowe ko ni ari hafi yawe. Biroroshye cyane. Wamutera umusumari muri kariya gatwe ke warangiza ugakubitamo inyundo ugapfundikira. Wamushyira akasimba mu zuru kakinjira mu bwonko akagenda kakabusandaguza. Wamukorogera uburozi. Wagipfuka umusego kigahera umwuka gisinziriye. Ndashaka ko Rwakapfa. Shayiki mama ntabwo babajwe na so, ntabwo birambabaje, ntabwo babajwe n'imitungo yacu iri mu maboko ya Rwakapfa. Birambabaje nyine, ariko nyine gute ndamwica? Uyu mutungo uri mu maboko atari uwayo ugomba gusubira kwa ba nyirawo. Mbere ikigoryi mwana wanjye, babizi narakuruhanye, ntacyo ntakoze ngo wige, ntabwo nshaka ko amashuri wize apfa gusa. Rwakagomba gupfa. Bamufite mu maboko yawe, kuba mugaburira uburozi agapfa biroroshye cyane. Mama kwica umuntu iswase ntabwo yari umuntu. Uwakuze uri imfubyi ariko uyu ukuntu umwana w'umukobwa atetera mu biganza bya se bikamunezeza. Kwica umuntu bose ushatse kuvuga iki? Yaba ari igihe wari uri muri iyi nzu Rwaka isaha imwe, nako isaha ni nyinshi, minota 30 umurambo we waba ugaramye aho ngaho mu rugo. Anivise neza. Nzeri kutabisiza. Tureke iby'igihe ushobora kuba gito cyangwa kirekire. Icyo nifuzaga kuko uri hano, nifuza yuko waza tugakorana
ugakora kuri kampani yanjye ariyo yawe. Se buriya papa biri ngombwa? Ni ngombwa kuko ni mwebwe nubakira, kandi ikindi nashaka kumenyesha ni uko uzakora mu mwanya mwiza kandi umwanya ufata ibyemezo. Ibyo ndabyumva, ariko wenda kuko najya muri kampani ugasanga mazemo igihe gito wenda dutangiye kumenyerana n'abandi bakozi iminsi ngenda, ibyo numva bitari ngombwa. Usanzwe unyumvira, ariko umubare icyo ngiye kukubwira ubu none ni n'itegeko ngutegetse, ndabigusabye. Oya, ari itegeko sa rusuzugura umubyeyi. Urakoze cyane. So ikindi nashaka kubwira ni kugira inama. Ubuzima nabanyemo na mama wanyu urabizi. Ya ndabuzi cyane dadi. Uzi ko byagenze. Nashaka kugira inama ya kibyeyi, non seulement ya kibyeyi ya kigabo mu buzima. Ntuzajye wizera umugore 100%. Hari ibyo ugomba kumwereka, imitungo ufite, hari n'iyindi utagomba kumwereka cyane. Ibyambayeho byose urabizi. Ndabizi kugira n'isomo twawe nabyo. Icyo rero ndashaka ko ushyira mu mutwe mu byo ukora, ukakora ubizirikana. We never know. Ntawe umenya ko ejo ashobora kuguhindukana. Ni nkuriya wanjye kare wambwira guti yakurikiye imitungo. Uruhande rumwe ufite ukuri, ariko urundi ruhande nanjye nkabone ntabamenya. Hari ibyo azi n'ibyo atazi. Ibyo atazi ni wowe ubizi, ibyo azi ntibisanzwe nawe urabizi, ariko ari byo ntamubwire. Oya mistake yabayeho ntabwo yakongera kubaho kuri wowe. Wakoze cyane. Ndatekereza ko ibyo urimo urabizi, ahubwo wenda niba nabyo yakurikiye ahubwo asubiza amerwe mu isaho kuko oya uzi impamvu Stephen, mvuga n'ikina ariko biza ubu aka kanya wirengagije ibintu byose wamuriye. Ese iyo ndebye ubu ngubu reba uko meze, look at me, urabona nishimye? Se tuvugane, reka nta n'isoni ufite. Ibintu wankoreye wowe biza, uri umugome, uri ishitani y'umukobwa. Mbona ibintu nkorera wowe, hari ubuzima bwanjye, mfate umutungo wanjye njye kugurisha, maramira kugira ngo murumuna wa adapfira mu bitaro ku nyungu zanyu mwebwe. No stop, kambaze nkubwire Liza, ibi agahinda wanteye ubundi buzima washizemo. No munsi I'm your house boy, sibyo? Ugiye kubategurira akanyama, batekera agasose keza, tufiriti. So kizikunda se? Unambwira ikintu twitiye? Ntabyo gutekereza, sibyo mawuja? Urishimye? Ndana kugira ngo umusore rwose. Saba imbabazi. Ubu nibwo wumva ko ukwiriye kunsaba imbabazi? Ese kugenda ntunambwire, iyo umbwira byari kugutwara? Ntabwo invitation n'umunasi, nkaho ndi imbwa, nkaho ibintu nakoze nta gaciro bifite. ubuzima buratwigisha.
ntacyo mushinja ariko kubera ko nahuye n'ibibazo nk'ibyo byatumye ngira des précautions cyane. Mu kinyarwanda babivuga ngo umuntu ni mugari, mu gifaransa ho babivuga neza bati l'homme c'est toute une entreprise. Ni entreprise ntabwo wamenye igenda ikora ibivumbura ibi. So mu gihe rero tugendera kuri iyo précaution autant yuko umuntu yifata cyane. kandi ndagushimira cyane kuba unyumva. Ndakumva n'ukuri. Ndabizi tu l'as toujours été. Ça vraiment je n'en disconviens pas. Ikindi nubwo nakubaje cya gihe bya Fred arampangayikishije nawe. Ariko baranyijeje ariko muri iki gihe uri ino uzagerageza ujye ugirana nawe contact nyinshi umunyamakuru ye cyane kuko wenda nimugoroba se ntitwavuye nimugoroba nawe twavuganye ahubwo sinzi niba atakuvugishije ko twatandukanye mbere ko agiye kuguhamagara. Fred amagara gato ndatajya kumuvugisha ati dadi nibaza ko ari ikibazo cya network iki kabyo ariko icyo kibazo twe mu Rwanda twagikemuye. Oya buriya no kugutinya aragutinya afite ukuntu agutinya kubera cya gitsuri cyawe wamuhozagaho. Birashoboka ko ni igitsure gusa nta kindi nta ngaruka nko kuvugisha. Umwana se wanga umubyeyi nta mwana wanga umubyeyi kuri ibyo ariko ntekereza ko nubwo byabaye itegeko wareka byibura nkabitekerezaho nkabiganiriza na madamu nkumva byumva cyane ko twari dufitanye imishinga igiye itandukanye. Ibyo maze kukubwira ugiye gusubira inyuma. Oya nta masubira. Hari ibyo ugomba kubwira umugore n'ibyo utagomba kumubwira. Nta kibazo dadi sinagomba bavugane wowe ushobora kumubwira ati bo wanga turi ino byabaye ngombwa yuko mba nkora aho kugira duhore tudepasa dusohora tutinjiza akabyumva uko. Oya byo kumubwira aho ukora bizaza nyuma. Nta kibazo dadi nta kibazo. uwo mutima ko ntari nkukuziho wabitewe n'iki kwe? babarira pe ariko so ubu wabonye nta kandi kazi uri gukora atari akangaka. Nari gukora akahe? Ako wanshakiye se? Mu isambu yanjye se wasubije se? Uzi ikintu ndi gukora hano? Urakize? Liza, nta bintu byinshi ufite nakubwira kuko sinzi no kuvuga nabi pe kuko twabanye ngiye ngukunda Liza ngiye naragukundaga bira byose nakoze ni kubera wowe n'umuna wawe nta kintu upanga nawe ariko natanze utwanjye twose ndatwigomwa ariko twaratungize kugira ngo nkunde mwegukane wowe Liza hakore ibintu wamureye Yesu tereriyo se nuko wari wanyihishemo icyo gihe cyose urimo abantu bangaho bundi babarira ku byabaye byose unabyirengagiza ushyumva nshaka kumurira nonaha uko wavana ukagenda. Wewe wahanzanye Steve kanimero wenda ko byabaye ariko se n'iki cyakoze hano? ushaka kumenya icyanzanye hano? naje gushaka ibyo wantwaye, icyo kintu cyanzanye hano kugira ngo ni ibintu byumvikana. Icyo nagutwaye? Yes. Ni iki nagutwaye? Ntacyo wantwaye. Listen, njyewe na Gaju ni abantu babiri batandukanye. Gaju ntabwo ari we Liza.
Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain.